Urukundo ukunda umuntu nicyo kintu gishobora gutuma umuntu ukunda wumva nta makosa agira, ukumva nta wundi wahwana nawe, kandi nibyo koko nanjye simbihakana, kuko umuntu ukunda niwe muntu uba ugomba kwizera kurusha abandi, kandi akaba ariwe muntu wumva wabwira byose bikwerekeyeho. Uyu munsi mu kiganiro cyacu cya none tukaba tugiye kurebera hamwe amakosa ukora mu rukundo akazagira ingaruka ku buzima bwawe. Ikosa rya mbere ushobora gukora ni iri ngiri: gufuha cyane. Byabaye karande mu bantu, ndetse benshi babigize imvugo ngo umuntu afuhira uwo akunda. Gusa burya niba uzi ko ujya ufuha ukarenza urugero, menya ko urimo kwicira ubuzima, kuko burya biragora cyane kuba wakumva ko uzafata umuntu ukamukuramo kamere yifitemo yo guheheta cyangwa gukunda benshi. Ahubwo niba ukunda umuntu abizi warabimubwiye, kandi nawe abizi ko muri mu rukundo rwihariye, si ngombwa ko umufuhira cyane. Kandi rega jya ureka kumva ko kuba ari kumwe n'undi muntu atagukunda, ahubwo jya ukomeza kwizera ko yaguhaye isezerano kandi atazaguhemukira. Gusa nibiba ntuzigere wirakarira, kuko wakoze icyo wagombaga gukora, kandi urukundo yari akwiye rwawe wararumuhaye. Rero niba utikuyemo umuco wo gufuha cyane, birashoboka ko bizakuviramo no kuba watekereza guhemuka, ndetse bikazanagukurikirana ubuzima bwawe bwose. Irindi kosa ushobora gukora mu rukundo rikazagira ingaruka ku buzima bwawe ni iri ngiri: gukoresha amafaranga menshi. Dore icyo ugomba kumenya: urukundo rw'ukuri ntirukenera amafaranga. Nubwo muri iyi minsi ya none ari abemeza ko amafaranga agura urukundo, hoya sibyo, ntibizigira binabaho. Ahubwo urukundo nuko wiyeretse uwo mukundana. Akenshi usanga hari abahungu bakunze gukora amakosa, ndetse bakumva ko kuko umukobwa azabona ko ufite ibintu byinshi ari hazahera gukunda. Kandi ku rundi ruhande ntibibuke ko hari ubwo ibyo byiza wamenyereje uwo mukobwa bishobora gushira, ndetse ugasanga na rwa rukundo waguragura rubuze, uwo mwaruguraga akajya kurugurisha ahandi hari amafaranga. Ntuzigere wizera ko kuba umuntu agukunda kubera amafaranga azigera kuguma iruhande igihe amafaranga wamuhaga yashize. Ni byiza ko uwo muri mu rukundo umufasha, ariko numumenyereze ko uzajya umpa amafaranga ku kibaye cyose. Simvuze ngo umwe mu bufasha ubufite, ariko igihe ubona ko atari ngombwa cyane ushobora kumwima amafaranga kugira ngo urebe uko byakira, kuko ubuzima buhinduka akanya gato. Nago aho wahoze ubona icyo ushaka uzakomeza kukibona, ahubwo menya ko hagize igihinduka wa muntu mukundana yazaguhora iruhande. Ikosa rya gatatu rindi ni iri ngiri: gufata umukunzi wawe nk'ikigirwamana. Aho ni ku mpande zombi, kuko ukunda umuntu ntibivuze ko agomba kuza mbere y'akazi mwahuriyemo cyangwa akagutunga ubuzima bwawe bwa buri munsi. Kimwe n'uko umukunzi wawe ataruta za nshuti mwamenyanye, kandi nazo zikuba hafi ubuzima bwawe bwose. Rero nawe wikumva ko uzajya umuhamagara buri segonda, ngaho message za buri kanya, mbese ahandi usanga nawe nanagahenge ujya umuhango yigiteho, cyangwa ngo avugane n'inshuti zindi zo ku ruhande. Ibi ni ibintu bishobora kuzatuma abona ko uri kumuhozaho ijisho, bitume akwinuba kugira ngo urukundo rwiyongere, ahubwo ruragabanyuka. Ntukajye wumva ko kuba uri umukunzi we ari weho yavugisha gusa, kuko mwamenyanye afite inshuti kandi nazo agomba kuzitaho. Rero ntukarakazwe n'uko umukunzi wakubwiye ko ari kuganira n'inshuti. Jya wibaza ko mwembi babiri mutakihugiraho igihe cyose, ahubwo buri wese aho umwanya umukunzi we avugane n'abashaka. Si byiza ko rero wajya ufata umukunzi wawe ngo umubuze amahoro, cyangwa we ayakubuze wenda wamwandikiye akanga nko kugusubiza. Irindi kosa ni iri ngiri: kumuha igitsina cyane. Urukundo umukunzi wawe ukura gufitiye ntiruzigera rugabanuka kuko wanze ko muryamana. Hoya, akenshi usanga hari abakobwa bishuka ngo wenda umuhungu nujya akomeza kumwambarira ubusa nibwo azagukunda cyane. Ni byiza pe, nanjye simbihakana, kuko ni kimwe mu bigaragaza ko ukunda umuntu kandi umwiyumvamo, ndetse akumva ko ubuzima bwanyu bwahuye ndetse bwabaye bumwe. Ariko ku rundi ruhande usanga nk'abahungu bakunze guhita bakeka byinshi cyane iyo umukobwa akunda kubambarira ubusa. Bamwe bahita bakeka ko uko ubigenza kuri bo ari nako ubigenza ku bandi. Niba ushaka kugumana agaciro imbere y'umukunzi wawe, ukumva ko uri umukobwa wiyubaha, ntuzigere na rimwe ukomeza kwiyambarira ubusa imbere ye ngo nibwo azagukunda.
Irindi kosa ushobora gukora mu rukundo rikazagira ingaruka ku buzima bwawe ni iri ngiri: kugira ibintu intambara. Burya si byiza ngo niba ukunze umuntu umwereke ko ari we buzima bwawe bushingiyeho, kuko nawe ageraho akabona ko utari umuntu uhamye, ndetse akanagira ubwoba bw'ahazaza igihe muzaba muri kumwe, cyane ko we aba akeka ko uzajya utuma atisanzura uko abyifuza. Rero bishobora gutuma nawe akugerageza cyangwa akajya gushaka undi muntu utazajya umugora, kabone n'ubwo yaba abibona rwose ko umukunda cyane, ariko si byiza kurengera ngo ibyo umukunzi wakunda bimubangamire. Ahubwo umuntu niba aguhisemo ngo umubere umukunzi, yumva gukeneye mu rugendo rw'urukundo, ngo ube ari wowe nanone umubangamira. Hoya, ahubwo ashaka umushyigikira, bakumva ibintu kimwe, ku buryo abona ko igihe cyose we nk'umukunzi we uzamuhora iruhande, yaba mu byiza ndetse n'ibibi. Ngaho uko rero waba uri mu rukundo, ngaya amakosa agera kuri 5 ukora mu rukundo akazagira ingaruka ku buzima bwawe. Igihe wakoreraga biriya byose mutagikomezanyije, ni hahandi usanga umuntu yariyanze, ariko burya amenya ko utasubiza igihe inyuma, ariko ugomba kutongera gukora ya makosa wakoze mbere utaramenya ko ari amakosa. Iyi ni Story House, nge nkaba nari Diane Mahirwe. Reka mwibutse gusiga ukoze subscribe niba uri mushya, nshimira nawe wasoje kuyikora. Mukomeze kugira ibihe byiza.